Basuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amazina ni yayandi, ni Evangeliste Cyatengerwa Clarisse, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndasuhuza abo ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi ndetse n'Amerika, mwese mugiye kunkurikira. Kano kanya nifuje yuko twaganira ijambo ry'Imana ndetse tukareba n'ibyo umuntu yakora muri zino mpera z'uno mwaka. Dore ko turi mu kwezi kwa12, ukwezi gusoza umwaka wa 2024. Wowe rero ugeze kuri no tariki, reka tubanze dushima Imana, dushimana Imana ko Yesu yakurinze nanjye akandinda, aka kanya tukaba tukiri bazima, tutirengagije ko hariho benshi batambutse bagapfa, abatunguranye bakicwa n'intambara, abatunguranye bakicwa na accident, abandi bakazira uburwayi bw'uburiri. Twebwe rero birakwiye ko tukiriho, tugomba kugira icyo dukora. Icyo tugomba gukora nta kindi uretse gushima Imana. Reka dutangire n'isengesho. Uwiteka Imana nziza, Uwiteka Imana ikiranuka muri byose, Databuje mu gihugu cyo mu ijuru, akanya nkaka turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro mwami w'abami. Warakoze kuko wabanye natwe amezi yose atambutse 11, twarakubonye, twabonye ineza yawe, twabonye uburinzi bwawe. Haleluya. Ntago ari uko hatabonetse ibyari kuduhitana cyangwa ibyari gutuma isa nk'iyi ngiyi tutari kuvuga, ahubwo wowe warahabaye uraturwanira ntuhabwa icyubahiro. Imana nziza rero kandi Imana ikiranuka muri byose, aka kanya turagushimiye tubikuye ku mutima ko wabanye natwe ukaturinda. Kandi data nabo bose bahuye n'akaga nabo turabasengeye, tubasabiye kwihangana, ndetse nyakubaha Imana tubasabiye ibyishimo muri izi mpera za z'uno mwaka, ndetse muri ahantu matariki ageze kwezi kwa12. Yesu akomeza bakomeze kandi akomeza bahumuriza. Imana ibane namwe, Imana ibampera umugisha. Witeka nyaguhora ku ngoma, reka abo bose bakeneye ubuntu bwawe ubiyereke, abo bose bakeneye ubutabazi bwawe bakubone, ndetse babone neza yawe. Data, buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro cyangwa se iki kibwiriza, reka azabonemo imbaraga ndetse n'inkomezi bidasanzwe, kandi azarushaho gufata umwanzuro wo kubana nawe, kuko ni wowe ufite imbaraga zikomeye kuruta abanyembaraga bandi bose, kuko ni wowe wiremeye isi ndetse wiremera ijuru, urangije wibumbira umuntu umutereka hano ku isi kugira ngo akubere ikiremwa kiguhimbaza ndetse kikunezeza. Urakoze ngo bana natwe, Mwuka Wera turakuraritse kugira ngo ugaragare hano mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe. Ndagira ngo uyu munsi tujye kukibwiriza cyangwa se tujye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nta handi riboneka mu gitabo aricyo bita Bibiliya. Bibiliya ni inzira cyangwa se ni igitabo cy'amabanga aduhuza n'Imana. Iyo wabashije kugera muri Bibiliya, hari ibintu byinshi ubasha gusobanukirwa utaruzi. Iyo wabashije gusoma Bibiliya, hari ibintu byinshi wunguka muri wowe utaruzi, ndetse bimwe na bimwe bikakuzanira impinduka nziza cyangwa bikakuzanira gusobanukirwa kwiza ibintu bibera muri ino si utaruzi. Imana nishimwe cyane. Ntabwo ndi butinde, ndagira ngo uyu munsi dusome Bibiliya kugira ngo turebe iki tubwira uyu munsi. Reka dusomane mu mubwiriza, turahera igice cya mbere n'umurongo wa mbere, tubanze turebe ubundi ibintu bikorerwa hano muri ino si n'uwuhe mumaro bidufitiye. Ese biba bizaduherekeza kugeza no kuri cya gihe dupfuye, bikaduherekeza bikatugeza mu ijuru, bikatugirira umumaro, cyangwa se tuba tuzabisiga hano mu isi n'ubundi nk'uko twabihasanze, twarangiza twebwe tugapfa, ibyacu bikaba byibagiranye. Reka dusome umubwiriza igice cya mbere n'umurongo wa mbere, aho turi bugarukirize ndahababwira kuko ni njyewe ugiye gusoma. Yesu abampera umugisha. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umubwiriza igice cya mbere umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibintu byose nta kamaro. Ibintu byose nta kamaro. Shobora kwibaza ngo ni ibiki bidafite akamaro. Shobora kwibaza ngo ibyo bintu byose ni ibiki, ni ibihe. Umurongo wa mbere uravuga ngo amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi, umwami utuye i Yerusalemu. 2, umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro, byose ni ubusa.
ubusa gusa nta kamaro, byose ni ubusa. Amena. Ibyo tukorera muri ino si, ibyo dushaka muri ino si, byose ni ubusa nta kamaro. Kubera iki yavuze ngo ibintu byose ni ubusa gusa nta kamaro? Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 4. Haravuga ngo abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi, ariko isi ihoraho iteka. Izuba naryo rirarasa rikarenga, rikihutira gusubiraho rirasira. Turasimbuka tujye ku murongo wa 8. Haravuga ngo ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa. Ijisho nirihaga kurora, n'amatwi ntarambirwa kumva. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi byakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta cyadutse munsi y'ijuru. Amina. Nta cyadutse munsi y'ijuru. Umubwiriza yarabyitegereje, arangije arareba, asanga ibintu byose biba muri ino si y'ijuru ni ibintu bihora byisubiramo bigenda bigaruka. Ngo ingoma imwe irashira hakaza indi ngoma, ngo ndetse ngo ibintu birarangira bikongera bikigarukaho. Ngo ijisho ntago rijya rihaga kureba, amatwi ntago ahaga kumva. Bivuze ngo ino si mu yandi magambo nagishima. Niyo mpamvu umubwiriza yabiga akavuga ngo nta kamaro. Ijisho ryawe uzarebe, uzaramuke mu gitondo ubyuke, numara kubyuka mu gitondo uzambwire ko hari akanya rigize gusabya ngo reka mpumbye. Cyangwa amatwi yawe azashaka kumva ibiri hafi yawe n'ibiri kure yawe. Bivuze ngo ibintu byose biri muri ino si ni ibiturushya, ni ibidutesha umutwe, ni ibidutesha umwanya. Umubwiriza we yabirebye neza aravuga ngo nta kamaro, ariko hariho igihe bijya bitubera iby'umumaro. Hari igihe bijya bitubera iby'umumaro. Bitubera iby'umumaro ryari? Bitubera iby'umumaro iyo tutishingikirije ku by'isi gusa. Iyo utishingikirije ku by'isi gusa, bya bintu wakoreye mu isi cyangwa bya bindi ushaka mu isi umubwiriza yavuze, bijya bikubera iby'umumaro. Iyo hari ikindi wakoze byakubera iby'umumaro gute rero? Ndashaka kukwereka inzira izatuma wishimira ibyo wakoreye hano mu isi cyangwa se ibyo wabonye hano mu isi. Umubwiriza arangije aravuga ngo ibintu byose muri ino si nta kamaro. Urumva? Ibintu byose muri ino si nta kamaro. Ariko wowe ushobora kubona ko umubwiriza wenda ashobora kuba yaravuze ibintu bitari byo, kuko iyo urebye usanga ibintu byinshi muri ino si bifite umumaro, kuko ibyo dukorera biradutunga. Tubikuramo ibyo kurya, tubikuramo amafaranga y'amashuri y'abana, tubikuramo imyambaro, ndetse na rimwe tukabikuramo inshuti. Ariko dore icyo nshaka kukubwira, ntabwo umubwiriza ari iki yashatse kuvuga. Ushobora kubona ibyo by'isi, wabibona bikakubera ntibikugirire umumaro, ukabiburamo ikikurengera, ukabiburamo ubutabazi kubera ko wabyitwayemo nabi. Iyo ufite iby'isi ukabigerekaho no kumenya Imana, ubwo nibwo butunzi nabonye bwa mbere bujya bunezeza umuntu, ukishimira ibyo waruhiye n'amaboko yawe kuzageza igihe uzavira kuri iyi si. Gushaka iby'isi ni byiza, kuba ku isi ndetse ukayinezerwamo, ukagira amafaranga, ukagira amazu menshi, ukagira ibintu byiza, ni byiza. Ariko numara kugira bya bindi, ndashaka kuguha inama, bigire ufite n'Imana. Iyo wigize ukagira ubutunzi bw'ino si cyangwa se ukagira iby'iyi si, ukabigira hageretseho kumenya n'Imana, birushaho kukubera byiza, urushaho kubinezererwamo. Kuko reka nkubwire, ntabwo nubona aya mafaranga uzatekereza kuyakoresha ikintu gifite umumaro. Nubuze Imana ntabwo uzatekereza kuyajyana mu bibi, ntabwo uzatekereza kuyajyana mu busambanyi, ngo agenda icyo gihe azaba nta kamaro, kuko uzayagura indaya wishima umunsi umwe wundi bibe birarangire. Ejo ni wisuzuma aya mafaranga uzasanga ntacyo yakumariye. Niba umubwiriza yashakaga kuvuga iby'isi, niba ubifite Imana ikaba yarabiguhaye, menya nuko ugomba kubikoresha kandi ubihesha agaciro ukorera Imana. Ubutunzi bwawe ubahishe Uwiteka Imana, ubutunzi bwawe ubukoreshe ariko ukorera n'Imana. Haleluya. Reka nkubwire, ijisho ryawe nirireba ntirikajye ritinda ku bidafite umumaro, rijya rivayo, kuko ibidafite umumaro uretse kukonona no kugutera igihe nta kindi byakumarira. Amatwi yawe niyumva ajye yumva ibifite agaciro. Hari ibintu byinshi bijya binyura mu matwi yacu, ugasanga bimwe nibyo kudusenya, ibindi nibyo kutubabaza, ibindi nibyo kutwubaka. Ariko wowe ubwawe uri kunkurikirana, ushobora
guhitamo kumva ibyiza, ushobora guhitamo kumva ibitazagira icyo bigukora, bitazaguhitana cyangwa ngo bikubabarize umutima. Haleluya. Ibitazakubabariza ubuzima bitewe nuko hari ibyo wanze kumva. Sibyo? Hari igihe reka ushobora kuvuga ngo mbese nzanga kuvyumva gute kandi bari kubimbwira cyangwa bari kubivuga. Reka nkubwire, umuntu ashobora kuguhamagara kuri telefone utaro yareza agatangira akakubwira ati mbese waruzi wa muvandimwe wawe, niba agatangira kukubwira details z'ibintu wumva bigusenya, mubwira uti ibyo ntago nabigutumye kuko ntago nkeneye kubyumva. Icyo gihe gutwi kwawe uzaba ukurinze kumva bya bintu bikubabariza umutima, uzaba ukurinze kumva bya bintu byari kugusenya. Ahubwo wowe nurangiza uzakora iki? Uzihutira gusenga, uvuga uti Imana, ibi bintu bari bagiye kumbwira ndagira ngo ubihindure ukundi kuntu. Niba byari bimbarariza umutima, bisenye bitari byubakika. Haleluya. Bisenye bikureho. Niba byari byo kunsubiza inyuma, kumira. Reka nkubwire, erega ahantu hose hanyura ibintu bikubabaza, hanyura ibikunezeza. Mu muvandimwe hashobora gucamo ibintu bikunezeza, hashobora gucamo ibikubabaza. Mu rusengero nuko ahantu hose tugenda tuhasanga ibibi n'ibyiza. Ahubwo twebwe ni gute tubyitwaramo, ni gute tubikora kugira ngo tubashe kubihitamo neza kandi tudacumuye ku Uwiteka Imana yacu. Niba ufite ubutunzi, ni gute uri kubukoresha kugira ngo ubashe kubitambukamo urenga uno murongo aho umubwiriza yavuze ngo iby'isi byose nta kamaro. Ushobora kugira inzu hariho abantu bubatse amazu menshi, ariko kubera yuko uko bayubatse bateganya kuyakoresha, uyu munsi ntago ari kuko akora, uyu munsi ntago ibyo wigeneye iyo nzu yawe ntago ari byo birimo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo yabaruzi ko iyo nzu yubaka uvuga ngo Uwiteka Imana, ngiye kubaka ino nzu, ndakwinginze wowe ubwawe aba ari wowe uzashyigikira buri gikorwa cyose kizakorerwa muri ino nzu. Ndakurahiye Imana iragushyigikira. Ikintu cyose iyo ugiye kugikora ukakiragiza Imana, iyo uri mu bintu byose ukabyereka Uwiteka Imana, Imana iragushyigikira. Reka ibintu bikubera, reka nkubwire, aho kugira ngo bikubere nk'uko umubwiriza yavuze ngo nta kamaro, naje kukubwira uko uyu munsi byakubera umugisha kandi bikakubera iby'umumaro. Naje kukubwira ko ibyo ngibyo, ubwo butunzi ufite, naje kukwereka uburyo wabukoresha kugira ngo bukubere ubw'umugisha, aho kugira ngo wicare wishwe n'amarira, wicare uvuga ngo mbese nariyubakiye amazu, niguriye amamodoka, ndetse niguriye ibintu byinshi. Abantu benshi kuri kino gihe bugarijwe n'indwara zitandukanye. Haleluya. Kandi ibi bintu Pawulo yarabivuze, aravuga ngo dore ikizabereka ikwe iminsi y'imperuka yegereje ni iki ngiki: hazaba ibyorezo, hazaba intambara, hazaba indwara zitandukanye. Muri no minsi abantu benshi uraba uri aho ngaho ukajya nta karwara ufite, wamara kuba ufite ubushobozi bwo kuba wagura isukari buri munsi, wagura amagi mu rugo, wagura inyama mu rugo, warya ku bintu byiza nawe ukishima, wajya kwa muganga bakakubwira ngo ntago byemerewe, ngo urihereye uyu munsi turagushyira ku mboga zitagira umunyu, turagushyira ku biryo bidafite amavuta, turagukura ku masukari, uzajya unywa ibintu bidafite isukari. Ibyo ni ibikwereka yuko turi mu minsi ya nyuma. Rero reka nkubwire, kugira ngo ubyishimire, wishimire bya bindi ugezeho, ni wishingikiriza ku Uwiteka Imana, ubutunzi bwawe ukabushyira mu Mana. Ubutunzi ntiwirate ibyawe ukajya uvuga ngo nubwo mbifite n'Uwiteka wabimaye. Uzaba nukuri, reka nkubwire, uzaba wiyubakiye ibintu by'agaciro kandi ibintu bizagufasha, bigafasha abana bawe, bigafasha abuzukuru n'abuzukuruza, kuko ibintu byawe byavuye ku Uwiteka, wabisabye Uwiteka, urangije ubyinjizamo Uwiteka. Reka kwishingikiriza ku bintu. Uyu munsi reka nkubwire, uyu munsi nta kintu iyo nzu wiyubakiye yakumarira uhuye n'akaga. Iyo modoka urupfu rwaje byose ntago byakurengera, urapfa ukabisiga. Uyu munsi upfuye ukabisiga, twebwe turaza tukakurira tukanabirya, ariko wewe wagiye barakubujije, nta na kimwe wariyemo. Ariko hari impamvu warwaye za diabete, impamvu warwaye imivuduko, nuko utamenye ko hari Imana ishobora byose. Haleluya. Hari Imana ikiza, hari Imana ikomeye, hari Imana ikumira abadayimoni b'uburyo bwose ntibabashe kukugeraho, kugira ngo wishimire bya bindi byawe witeguriye n'umuryango wawe mu byishimiremo. Imana y'amahoro ikumera umugisha.